reka tubasuze mwese mukomeje kudukurikira. Iyi ni Shura TV show. Uyu munsi tubazaniye umutumirwa, araza kubibwira. Ni umuvandimwe w'Isilamu, ariko kandi Abayisilamu bose turabasuhuje. Assalamu alaikum, sinzi ariko babivuga, ariko mwese turabishimiye kuri uyu muyoboro mwiza. Agiye kutubwira impano zigera kuri 50. Ubushize twavuze ku kintu kijyanye na kimwe komedi abantu banyibazaho, ariko ndagira ngo tubwire ese impano ifite umumaro, ese impano yagirira akamaro gute nyirayo, ese koko impano ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Tubwire impano zigeze kuri 50 abantu batazi ndetse bashobora no kwifashisha. Murakoze. Murakoze. Nitwa Arimurwa Haduyi Vladimir, nkaba nk'uko bivuze yarantumiye ambwira ko nyuma yo kugerageza gukina komedi abantu bamufashe uko bashaka, ariko kandi ntabwo ngiye mbona ko cyari gikwiye kuba ikibazo, ahubwo bari bakwiye kugira gute kumwumva nk'umuntu. Hari mesaje yashakaga gutanga, ngenda guteza amatwi cyane. Hari mesaje numvishemo cyane cyane wabwiraga abantu ibintu badashaka kumva. Ntekereza ko ari n'ubuyobe, niko mbyumva. Ntekereza ko ari ubuyobe. Buriya hari ikintu umuntu adashobora kurangura cyangwa adashobora kugura, ikintu bita impano, uretse ko wabyiga mu ishuri, ariko impano ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero dukwiye kuba tubyumva muri ubu buryo. Impano yawe nicyo gishoro cyawe. Ubundi impano kanavuga ku giti cyane. Impano ni ikintu umuntu mu by'ukuri, ni ikintu umuntu aba yaravukanye, Imana yarakimuhaye atarakihaye. Bisobanuye iki? Hari ibintu, hari ububasha twifitemo twebwe ubwacu, hari ububasha twebwe ubwacu twifitemo. Impano mbere na mbere, impano yawe ni iki? Reka mbibasobanurire. Impano ni iki mbere na mbere? Impano nk'uko bisobanurwa ni nka talent, ntabwo ari impano nka gift. Impano ni ubushobozi bwihariye umuntu aba yarahawe cyangwa se yaravukanye. Impano ni ubushobozi umuntu aba yarahawe cyangwa se yaravukanye. Impano ni nyinshi pe, zirenze n'100, ariko abenshi tuzi nkeya. Kubera iki? Kutitekerezaho, kutagerageza kwivumbura ngo twumve neza ububasha twifitemo mu byo dutunze, uko tumeze, uko Imana yaturemye. Tugiye kureba impano zigeze muri 50. Ni ukuvuga ngo impano ziri mu byiciro 5. Hari impano zishingiye ku bwenge n'ubumenyi, hakaba impano zishingiye ku buhanzi, guhanga, turaza kubireba. Hakaba impano z'umubiri n'imikino, physique, ukaba wamenya gukora siporo, ukaba wamenya ibintu byinshi ushobora gushingira ku mubiri cyangwa se ku mikino. Hakaba impano zishingiye mu mibanire n'abandi. Hari abantu batazi kubana, ugasanga kubana ni ikintu cyamwishe, ahora arwana, ateranya abandi, ntabwo azi guhosha amakimbirane. Ibyo nabyo ni dusanga
tubisanga mu mpano. Impano mu mibanire n'abandi nayo ni ingenzi. Hakaza impano y'imyuga n'ibikorwa, impano ishingiye ku myuga no ku bikorwa. Rero mu kanya ndaza bibasesengurira. arakoze umuvandimwe, gukina tubwiye ni ingenzi. Wa mugani abenshi ntabwo tuzi impano zacu, abenshi ntabwo tuzi ese ububasha buturimo ni ubuhe. Wa mugani abantu bakwiye kuba bamenya icyo kintu. Ndagushimiye ko ugiye kutubwiraho, kubera ko usanga abenshi ibintu bidutunga tubishakira hanze, nyamara bishobora kuba biturimo. Izo mpano rero ndatekereza ko buri wese azikurikirane n'umutima ukomeye, kandi ufate agakaramu wandike izo mpano 50. Ni ingenzi, tuzazifashisha mu minsi iri imbere mu gihe hazaba yaje, ariko ni ubukungu. Reka tumutege amatwi tumwumve. Urakoze cyane. Reka duhere ku mpano z'ubwenge n'ubumenyi. Reka turebe impano 10 zishingiye ku bwenge cyangwa se ku bumenyi. Ibyo byose ni bishobora kugira gute kuguteza imbere, nyamara turabishakira hanze ibyaduteza imbere, kandi ubukire buri muri twe. Impano ya mbere ni impano yo gusesengura ibintu, dushobora kwita mu ndimi z'amahanga critical thinking. Sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda. Ubwo ni ugutekereza byihuse. Gutekereza, gusesengura nabyo ni ubwenge. Hari abantu bakora ibintu buhumyi, bahubuka. Umuntu akabwira ngo nyoherereza amafaranga ngo ndayagusubiza, ngo nitwa kanaka. Waza kumuhamagara nimugoroba ugasanga ntabwo yari we. Gutekereza, gusesengura ibintu. Ese uyu muntu uri kuza kunteranya, uri kuza kumbwira ibibi bya mugenzi wanjye, arashaka iki? Abenshi babasenyera ingo kubera ko bitaye ku mabwire, batasesenguye ibintu. Jya ubanza umenye umuntu uri kuguha amakuru runaka, inyungu yaba abifitemo mu kubikubwira. Ibyo twumva byose, ibyo tubona byose, dukwiye kuba tubisesengura, ndetse tukabisesengurana n'ubwitonzi. Impano ya kabiri ishingiye ku bwenge n'ubumenyi ni impano yo kwibuka ibintu vuba. Kwibuka, abenshi mu ishuri barabikoresha, akaboroka. Kuboroka nabyo ni impano. Rero mu kuboroka ushobora kugira ibintu byinshi ukora: imivugo, kwivugira inka, guca imigani, mbega bishingiye ku kwibuka, kumemoriza, gufata mu mutwe. Icya gatatu ni ukwihangira udushya, creativity. Kwihangira udushya, ugashaka gukora ibintu bishyashya bitari biriho, ibintu bishyashya uzanye. Kandi buriya buri muntu wese, ikintu abantu batazi, buri muntu wese afite impano abandi badafite. Ushobora kuyihuza ariko ntimuyikora kimwe. Guhanga udushya rero nabyo ni impano. Urikora ikintu uvuga ngo ikintu ntabwo turagikora ngo ntikibaho ngo banseka. Oya, n'abahereye n'abasekaga uyu muvandimwe nuko ntabwo bazi icyo bita creativity. Kwihangira imirimo, guhanga ikintu kitarabaho ku isi. None ikintu icya mbere kikurimo nicyo kintu ukwiye kuba wihatira, nicyo kintu utarangura. Hari ibintu urangura ubundi ujya kurangura bombo, biswi, amatara, amabati, ibiki, ariko ntabwo ushobora kurangura ubwenge bw'umuntu. Ushobora kurangura ubwawe, ariko umuntu afite uburyo aremye, mu buryo buhimbye, mu buryo bwiyubashye. Umuntu afite ububasha bwo kurema ibishyashya. Rero tureke gushyiraho limiti. Nta hantu hose umuntu atagera atekereza ikintu gishyashya. Niba nk'ibi muvandimwe yazanye ni ibintu bishya, ntucike intege, komeza utere imbere, udukore ibiganiro byinshi, ntuzagire umuntu uguca intege, sibyo? Icya kane ni ukumenya imibare cyane. Abantu batazi imibare bibaho. Ntabwo imibare ari iyo mu ishuri gusa, imibare yo gushyira ku mibare ukabara.
ese ninjya ahangaha ndategesha aya ngaruke ngera, ariko hari usanga yaje byose bijugunyanze, nayo ni impano. Ushingiye kuri iyo mibare uzi, ushobora kugira ibindi uhimba, ushobora kugira ibindi ukora. Icya gatanu ni ugucukumbura ibintu ukabigimuza. Ese ibintu byatangiye gute, kubera iki mwahuriye aha ntimugire gutya? Gucukumbura, gushaka amakuru ya nyayo, umuzi w'ikibazo ni uwuhe, aho kugira ngo ahite ahutira hakubita, arabanza yitonde. Kwitonda, abanza akoresha ubwenge, akoresha ubwonko, kugira ngo ataza gukora ibintu ahubutse, rimwe na rimwe ugasanga atangiye kugira gute, kwicuza. bibaho cyane. Icya gatandatu ni ukuganira neza ndetse no gutanga ibiganiro, ibyo twita public speaking. Hari abatazi kuvugira imbere y'abantu, bagira isoni, bamushyira imbere ibyo yaraza akibyibagirwa. Nyamara umuzi guhagarara imbere y'abantu, ashobora kubwiriza, ashobora gusetsa, ashobora kugira ibyo yerekana. Ariko iyo witinya, udatinya kujya imbere y'abantu, ushobora kuhura n'ibibazo birimo ubwigunge ndetse no kumva ko udashoboye. Abenshi twagiye dusa ukuntu dusa bitewe n'uko ababyeyi batubuzaga kujya aho abandi bari, bakatubuza kujya aho abashyitsi bari. Umushyitsi yaba yaje bakatubuza kumwegera ngo ataza ngo tutabasakuriza. Ariko nyamara mu by'ukuri baba bakwiye dukwiye kubwira abana bato bakaza aho abashyitsi bari, ariko bakagira imyitwarire bakagira imyitwarire myiza. Ntabwo umwana ikimufasha ari ukumuvana kure y'abantu. Hari n'abo usanga bajya kurya bakamushyira mu masafuriya bagenda rero mu gikoni, nyamara abandi bariye ku meza. Ibyo ntabwo ari byo mu by'ukuri, bishobora kumwumvisha ko adakenewe kuba imbere y'abantu, atari mwiza, ntacyo amaze, bigatuma arushaho gukura yumva nta mpano n'imwe afite. Kuganira neza rero, byo gutanga ibiganiro ni ingenzi. Hari abantu batazi kuvuga neza, burya aravuga atongana, ntazi kujya inama, ntazi kuva ku izima, ntabwo yumva inama bamugira, ugasanga rimwe na rimwe n'ibibazo. Rero n'abajyanama babaho, abo bantu bazi gutega amatwi, bazi no gutanga ibiganiro. Icya karindwi ni ugutekereza ibintu vuba, ugahita ufata umwanzuro wihuse. Fata umwanzuro wihuse. Abenshi ntidufata imyanzuro kubera abantu baraduseka, baravuga ngo iki nibabona ndi gukina ibi bintu, ibi nawe gushimiye ngewe, buriya ngenda niyumvira content, buriya ngewe numva ibyo uvuga, no kuza biransetsa yego, ariko ibyo uvuga biramfasha. Please komerezaho, kuraje rwose, uzagera kure kandi uzaba umukomediye mpuzamahanga. Ibi bintu abanyarwanda ntabwo barabimenya, ariko rwose ubutumwa utanga byaba abantu babwumvaga, niho bamenya neza ibyo uri gushaka kuvuga, aho ushaka kuganisha. Gutekereza ibintu vuba rero, hita ushyira mu bikorwa ikintu niba wabonye ko wigitegereza ejo, wigiteganya mu kwa mbere, wigiteganya mu kwa 10, oya giteganye, hita utangira ukore, uzaguseka azaba ari uzaguseka azaba ashaka, biramureba. Uzaguseka biramureba, wowe ukora ikintu cyawe uzi neza ko kiguhesha ishema, kigahesha ishema igihugu cyawe ndetse n'abantu bawe. Icya munani, ubwo turacyari muri za mpano z'ubwenge n'ubumenyi. Icya munani ni ugushobora kwiga indimi vuba, kuvuga indimi. Ntabwo abantu bose bamenya ururimi byihuse. Ushobora kuvuga ni mu kwezi kumwe ndabafashe ndabamenye igifaransa n'urugero, nkabyihata ngahita mbimenya. Ariko abantu ushobora kubyiga imyaka 10, no kumenya indimi nyinshi ni byiza. Ushobora kuganira n'Abashinwa, ushobora kuganira n'Abajapani, bitewe n'ururimi rwabo uruzi, niyo ni impano. Kuba wamenya indimi byihuse, iyo ngiyo ushobora kuyifashisha mu gusemura cyangwa se n'imico y'ahantu kuyimenya. Icya 9
ni ukwandika inkuru cyangwa ibitabo. Kwandika ushobora kuba wiyumva wandika ufata agakayi ukagira utuntu wandika. Iyo ni impano nziza ishobora kuganisha no gukaya content irenze. Abenshi ibyo agiye gukora byose arabaza akagira gute akabyandika, bigatuma atari buze no kugira gute kwibagirwa. Ubu nayo ni impano yo kumenya kwandika. Iya 10 rero ni uguhuza ibintu no kubikemura, problem solving. Ugakemura ibibazo by'abaturage, abantu bakimbiranye ukabahuza. Nubwo yaba ari umubyeyi wawe uri mu ikosa, ikintu kijya kibaho umuvandimwe, aho usanga niba usanga ari umubyeyi wawe uri mu makosa ugashaka kumuhishira, aho yamubwira uti nyaboneka papa cyangwa se mama, uwonesheje ihene yacu yagiye mu murima w'uyu muntu, ushobora kugeza gukemura ibintu. Ntabwo ureba ngo uyu ni kana kawanjye, oya, umuntu wanga ikibi avuga ati amakimbirane agomba guhosha. Ntabwo afite impano yo guhosha ibibazo, akabyuma bya bindi nakubwira by'ubwenge n'ubumenyi, kwibuka ibintu vuba, gusesengura ibintu, kumenya imibare cyane, gucukumbura ibintu. Umuntu ucukumbura ibintu cyane akunda no gukemura ibibazo. Nagatuye gukemura ibibazo, niba gukemura ibibazo ushobora kubikuramo impano yo kugira gutera bikakungukira amafaranga. Ubikoresha iki? Bunga abantu, counseling. Ukagenda ugafata inzori ukajya uvuga uti ngewe hano dutanga ubujyanama ku buhinzi n'uruge, dutanga twunga abantu bagiranye ibibazo. So ni ibyo ngibyo rero. Hakaza impano. Icyo ni icyiciro cya mbere mu byiciro bigize impano z'ubwenge n'ubumenyi. Iyo ni impano z'ubwenge n'ubumenyi. Rero tugiye mu mpano z'ubuhanzi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni byiza mutubwiye. Impano zo gukemura ibibazo, wa mugani, gukemura ibibazo abenshi ntabwo babiha agaciro, ariko kandi abantu bashobora kugira gute kubaho. Ibi byose ari kutubwira ni ibintu twifitemo ubwacu, nta hantu tubigura, nta hantu tubikura, ni Imana yabituremanye. So natwe rero mureke tugere gute tubikurikize kandi tuzabigeraho. Yatubwira ibyo gusesengura, kureya imibare, public speaking. Ibyo byose ni ibintu ushobora kubyaza umusaruro, bikurimo wowe ubwawe kandi ukaba wabibyaza umusaruro. Bamwe na bamwe bibarimo batabizi, ntibazi akamaro kabyo, ntibazi uko babikoresha. Arakomeza dufashe rero ku kintu cyatuma agiye ku kindi cyiciro cy'impano. Tumutega amatwi, ni umuhanga, araza kugira icyo atubwira. Murakoze. Murakoze kunyunganira. Tugeze ku mpano noneho z'ubuhanzi. Impano z'ubuhanzi ni izihe? Impano ya mbere mu z'ubuhanzi ni impano yo gushushanya. Gushushanya, tubona abantu bakora za pura z'inzu, ugashushanya inzu, ugashushanya imodoka, ugashushanya indege. Gushushanya nabyo birabafasha, ndetse bakanashushanya abantu. Ushobora ugafata ifoto y'umuntu wese ukamukoporoka, ukajyana hari iyi foto bakayihereza iki, bakaguha amafaranga. Izi zose ni impano. Impano ya kabiri ni ugusiga amarangi. Gusiga amarangi, abantu bazi nabyo ni impano. Ni gusiga irangi rwose, umuntu agasanga arasiga amafaranga akayazana, ariko ntabwo abizi, ntabwo azi ko iyo nayo ari impano. Impano ya gatatu ishingiye ku buhanzi ni ugukina ikinamico. Ngiri dukina, iri ni ikinamico, ariko mu by'ukuri igamije kugira gute kwigisha. Gukina ikinamico, gukina amafilime no kuyandika. Hahandi hambere twabonye mu bwenge n'ubumenyi harimo impano yo kugira gute yo kwandika inkuru. Mu kwandika inkuru rero ushobora kugira gute guhita unahanga iyo nkuru ukagira gute ukayikina. Gukina filime, abantu bakina amafilime, bakina za komedi, bakina ni ukuvuga ngo iyo nayo ni iki? Ni impano. Impano ya kane ishingiye ku buhanzi ni ukuririmba. Kuririmba abantu bajya bifata minenegwe, ariko kuririmba ni impano ikomeye bene data, ni impano ikomeye bavandimwe, bene data bajya bivuga. Ni impano ikomeye kuririmba. Ujye uririmba, uzafata agatelefone ujye wirikodinga, wumva ijwi ryawe,
maze witinyuke utangire uhimbe indirimbo ujye imbere yawe niba uri umunyeshuri niba ufite indirimbo uzi neza ko ari mbi akenshi indirimbo yawe ubona ari mbi ujye imbere y'abantu uyipafominge bakubwire ngo wawu ibintu ni sawa gake gake uko ugenda wibohora wivamo uzagenda utera imbere. nyuma yo kuririmba haza gucuranga ibikoresho by'umuziki. Ahantu bazi gucuranga ariko ntabwo bazi icyo babimaza. Iyo nayo ni iki? Iyo nayo ni impano, gucuranga. Icya gatandatu ni uguhimba. Ushobora kuririmba iz'abandi ariko utazi guhimba. Guhimba bituruka muri kwa gutekereza twabanje, byose bihera muri za mpano z'ubumenyi. Guhimba indirimbo, ukandika text, ukandika ukagiramo amajwi gutyo gutyo. Izo zose ni impano ndi kubacira ku mayange. Buriya nanumira nzababwira noneho uko wagenda ubishyira mu bikorwa. Guhimba indirimbo rero nayo ni impano. Iya karindwi ni ugufotora. Abenshi bagira ngo gufotora guhazamo no gukamera. Gufotora amafoto nayo ni impano, ntabwo utazi gukamera. Hari umuntu wagiye mu bukwe bamutumiye nyine yari umukameramani, aragenda setinga kamera kuko aragenda ariyicarira. Noneho misirarangira benedote bagiye gusoza, agiye kureba kuri kamera asanga ntabwo yagize akanda ngo start. Ntabwo yagize akanda ngo start. Uvuga ngo iyo wasetinze kamera ngo no gukanda ati gutangira gufata video. Wera yari yabyibagiwe, nawe urumva no kubyibagirwa hari ubumenyi adafitemo. Hari ikintu ugomba ukora kikuri mu maraso. No gufotora rero nayo ni impano ishobora kubyarira amafaranga. Ukajya gufotora ubukwe, ukajya gufotora ibirori runaka, ukajya gufotora abanyeshuri, ukajya gufotora mu birori ibyo ari byo byose, ushobora kuhabona icyo ukora. Impano ya 9 ni impano yo gukora ibintu by'intoki. Gukoresha intoki, kubumba, kuboha, kudoda, kubanga umupira, gukora ibikoresho bitandukanye by'abana n'ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose ushobora kugira gute kubikora. Icya 10 rero muri za mpano z'ubuhanzi harimo gucapa no gutunganya ibishushanyo, kudesigning. Gushushanya ushobora gukoresha mashine ugashushanya inzu, design yawe rwose ukavuga uti iyi nzu ndayishaka, cyangwa se ukadesigninga umuhanda, ukadesigninga isoko, ukadesigninga inzu y'ubucuruzi runaka, ukadesigninga urusengero. N'ibyo za master plan ukabikora. Iyo nayo ni iki? Iyo nayo ni impano. Mbere yo gukomeza wagira icyo ubivugaho tugakomeza. Urakoze cyane, ibintu uri kuvuga ni ibintu byiza, biranamfashe mbo ntacyo nakongeraho. Ntekereza ko biri kumvikana ku badukurikiye, ariko murangiye mu by'ukuri ndi gufashwa. Hari ibyo nari nzi ko atari impano ariko ngasanga ni impano. Mwakomeza nta kibazo, murakoze. Arakoze ndumva biri kumvikana neza. Noneho tujya ku mpano z'umubiri n'imikino. Impano z'umubiri n'imikino, hari impano zishingira noneho ku kuba ushobora gukoresha umubiri wawe. Impano ya mbere ni ugukina umupira. Ushobora kuba football, ushobora kuba volleyball, ushobora kuba tennis, ushobora kuba basketball, ushobora kuba netball, ushobora kuba karate, rugby, kung fu, ushobora kuba umukino ping pong. So iyo mikino yose nayo ishobora kugira ngo nayo ni impano ushobora kubyaza umusaruro. Impano ya kabiri mu zishingiye ku mubiri n'imikino ni impano yo kugira gute yo kwiruka, atletism. Mutoza abana kwirukanka. Niba uzi kwirukanka, niba umwana akunda kwirukanka, wimubuza, mureka akomeze yirukanke. Impano ya gatatu ni ukubyina. No kubyina bitanga yaba traditionnel, yaba indirimbo ziri moderne. Kubyina nabyo bigira gute ni impano. Impano ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu wese upfa kugira gute kubyisukira. Icya kane ni ugukina karate na judo, bya bindi twavuze by'imikino byose bizamo imikino njyarugamba. Icya gatanu ni ukorera umubiri noneho fitness. Ukavuga uti rwose ushobora kubwira ibanga ry'ukuntu wagira mu nda hato, ukabira byo muri gym. Fitness ugatoza abantu gukora mucaka, ukagahimba agagurupe kawe, ukajya mwirukanka ukabakoresha twitozo. Nayo ni impano ushobora kubyaza umusaruro.
impano ya gatandatu ni mu mpano z'umubiri n'imikino hazamo impano yo gutwara igare cyangwa moto neza. Amarushanwa ya moto mujya muyabona ndetse n'amarushanwa y'igare mujya muyabona, rero no kumenya gutwara nayo ni impano. Icya karindwi ni koga, nawo ni umukino, koga mu mazi, to swim, no koga. Amarushanwa mujya muyabona, amarushanwa yo koga nabyo rero bishobora kubyarira umusaruro. Impano ya munani mu mpano z'umubiri n'imikino hakazamo gukina imikino y'amaboko nka tenisi, byose gukora akazi k'ingufu neza, kugira ko bana bikorera imizigo, tandiboyi, bano bapakurura, ni ukuvuga ngo kwikorera ubukarani, reka mbyite gutyo, nubwo ntazi ijambo basigaye bakoresha, ariko ubukarani nabwo ni imirimo y'ingufu kandi koko itunze abayikora. Ni imirimo ushobora gukora ikakubyarira umusaruro. Akazi k'ingufu, guterura, gutwaza abakiriya, kupakurura, nibyo nabyo ni ibintu bitunze abantu. Kazi ni kazi, kama kazi ni pesa. Akazi kose, nta kazi k'umunyagara kabaho, akazi kose kagutunga. Niyo mpamvu tutakwiye kuvuga akazi ni kabi, aka ni keza, aka niko nakora. Oya, akazi kose tekereza ko ari akazi kose ushobora kugakora. Icya cumi mu mpano z'umubiri n'imikino ni kwihanganira akazi katoroshye. No kwihanganira akazi katoroshye nayo ni impano. Abenshi bahita bagivinga bakabireka, ntabyo ngikoze, mbivuyemo, ugasanga ni ibintu nabwo bibataye mu nzira zitari nziza. Ni ukuvuga ngo rero n'abantu bakwiye kujya bumva ko akazi kose yagakora, icyangombwa ni uko agakuramo inyungu y'ubushobozi. No kwihanganira akazi rero katoroshye nabyo ibintu ngo stress, ngo bosi wanjye ngo aragira ngo oya, aho ngaho buhimbye uba ushaka iyindi nzira kandi itariyo. Niba utiteguye kujya kwikorera wikwivumbura. Ejo wenda nari ndi mu modoka, ngo naravuga ngo sinajya muri iyi modoka ngo barabyigana. Umuntu twari twicaranye arambwira ati ubundi nushaka kwicara neza mu modoka uzagura iyawe. Nugura imodoka yawe uzicara uko ushaka, ariko mu gihe utaragura iyawe ihangane wicare muri izo zashira umuteto. Icara mu modoka ubonye yose, wicare bakuryameho, bizatuma ugira umujinya mwiza, maze upange kugira ngo ujye kwigurira iyawe. Rero dukwiye kwihanganira akazi kose katoroshye, tukakihanganira kugira ngo tuzagere kure hashoboka. Sinzi niba wakivugaho kugira ngo dukomeze. Urakoze, mu by'ukuri nafashijwe pe. Mwakomeza mukabwira abadukurikiye wamugana ikintu cyo gupinga akazi, n'umufashijwe mwakomeza nta kibazo. Yego, urakoze, ndashima Imana ko biri kumvikana. Hakaza impano noneho zishingiye ku mibanire n'abandi. Iyo ni impano, nayo ni impano, ariko irimo ingingo zingahe? 10. Kumva abandi, kubatega amatwi, ni kumva abandi. Impano mu mibanire n'abandi, hari abantu batazi kubana n'abandi, nawe ushobora kuhakura impano yo kumva abandi. Ese ibintu umuntu akubwiye akugisha inama ntabwo abisanga mu bandi? Ese umuntu yakubitsa ibanga? Ese umuntu yakubitsa amafaranga? Ese umuntu yakubitsa igitekerezo cya business agiye gukora? So iyo rero ni impano, kumva abandi, gutega amatwi. Ikintu avuze ni iki, n'icyo atavuze ukayangiza kucyumva. Umuntu wabona arakaye ukavuga uti reka ndeke kumuvugisha, kubera ko hari ukuntu atagize gute, adatuje, ntabwo ameze neza. Ukamenya ngo umugabo wawe uyu munsi ntabwo ameze neza, ukamenya ngo umugore wawe uyu munsi ntabwo ameze neza, cyangwa se byahindutse, reka mutware gutya. Nayo ni impano, kumva abandi nko mu bana. Niba umukiriya akubwiye ati rwose iyi fu ntabwo imeze neza, wimubwira ngo uri kunsemereza ibyanjye, mubwira uti turaza kubikosora. Ni ukuvuga ngo kumva abandi bijyana no gukemura ibibazo. Iya kabiri ni impano yo gutanga inama nziza. Hari umuntu utasangaho inama nziza, aragushuka buri gihe ngo umugore wawe ugenda umwice, nyine ukabona arakubwira ibintu ubona
bita kubaka, ariko ugasanga umuntu azi gutanga inama nziza ati genda rwose umwihangane umubwire uti komera ariko uduca bugufi nyabune niyo ni impano gutanga inama nziza. Ibi ngibi bishobora gutuma ushinga bizinesi yo kugira abantu inama, kansara, abasayikologe, abajyanama. Ugasanga umuntu ni muganga ariko ntazi gutanga inama nziza cyangwa se ntazi kumva ibyo arashaka kumva ibyo uvuze, arashaka kumva ibyo ashaka kumva. Impano ya gatatu muganire n'abandi ni ukunga abantu. Byose biragendana uko byasa kose, gukemura amakiye abantu bashwanye ukamenya kubahuza nayo ni iki, ni impano. Niba ibintu byiyumvamo ushobora gukora muri RIB, ushobora gukora mu rukiko, ushobora kuba umwavoka, ushobora kuba umucamanza cyangwa se ukajya mu bunzi. Iyo nayo ni impano, kandi iyi mpano muganire n'abandi ikubyarira n'abantu benshi kandi beza, ikubyarira amafaranga. Impano yo kuyobora abandi, leadership, kuyobora abandi, ukababwira ati dukora iki ntabwo ari cyiza, dutange mituweli, ukagerageza kumva ibintu, ukumva vuba gahunda za leta cyangwa se gahunda izo arizo zose. Niba leta ishyizeho gahunda runaka, twabamenye kugira gute mu kuzikurikiza, kwigisha abandi. Impano yo kwigisha abandi, hari abantu batazi kwigisha, ugasanga aravuga ntabwo azi gukurura atansiyo. N'ubu ngubu uravuga tukakumva, yenda bamwe ntibashaka kumva, barirebera uko uza ibyo bisize n'iki, ariko njyewe mba niyumvira mesaje. Ese mesaje irimo ni iyihe? So kwigisha abandi nayo ni impano. Ugasanga umuntu ari kujya kwigisha utwana duto ariko nta mpuhwe agira. Icyo gihe iyo ntabwo ari impano yawe, ahubwo uba warayobye. Umuntu wigisha abana batoya agomba kuba ari umuntu ufite impuhwe, ukunda abana, ukina, wihanganira ko bamwanduza. Ni ibi byose no kwigisha abandi nayo tubonye ko ari impano. Impano ya gatandatu ni ugufasha abandi udategereje inyungu. Akenshi dufasha abandi kubera ko dukeneye kugira icyo twunguka, ariko hari abantu bafite impano yo gusura abarwayi, hari abantu bafite impano yo kujya kwita ku bababaye, hari abantu bafite impano yo kujya gusura abafunzwe, abantu bababaye akumva, yakumva umuntu ubabaye akumva nawe arababaye. Icyo gihe rero uba uri kunyura mu nzira mu by'ukuri zitari zo. Hari impano yo kugira impuhwe, compassion, kugira impuhwe. Wabona umuntu ubabaye ukamufasha. Burana ntabwo ari abantu bose. Iyo ufasha abantu gutyo ushobora kugira NGO, ukazagira intuzi ifasha abantu, ukazagira asosiyasiyo ifasha abantu. Kandi buriya ibibazo mu gukemura ibibazo by'abantu niho umuntu akura ubushobozi, niho umuntu akura amafaranga ava mu gufasha abantu. Niba nzanye biswi muri karitsiye nagufashije nyizana hafi, nanjye nturayigurira ku giciro. Nshaka no gufasha abantu mu kugira impuhwe, nayo ni impano. Gukorana n'abandi neza mu itsinda, teamwork, abantu bakunda gukora ari bonyine, kumva atagihegera mu bandi, abantu banga kujya mu bandi ngo barambura ngo bagira gute. Ibyo byose no kumenya gukorana n'abandi nayo ni impano. Ukamenya kubana n'umujura, ntabwo umujura bamwica, ntabwo umujura bamukubita, ahubwo umujura biga kubana nabo, kwiga gukinga, bajya muri bagahinduka, cyangwa se bamubwira uti ibyo ukora si byiza. Ntabwo waba mu isi ntabwo itari babajije, ntabwo mbashyigikiye, ariko nabwo bagomba kubaho, ni abantu, ariko ntabwo mwanzuro ari ukugira gute, ari ukumujugunya. Rero no gukorana n'abandi neza mu itsinda, gukemura amakimbirane. Icyacyenda no kuganira ku buryo butuje kandi bwubaka, kuganira abantu batazi kuganira, bakaganira bari guhanganisha ibitekerezo, ntabwo ari byo. Bakaganira bari guhanganisha ibitekerezo, bakaganira bari guhanganisha ibitekerezo. Usanga baraganira kugira ngo barushanwe, njye ngo wambonye, njye se wambonye, uranzi, njye se uranzi. Ibyo ntabwo kuganira ni ugutongana. Kuganira biganisha ku mwanzuro kandi mwiza. Kuganira mu buryo butuje, hari abatazi kuvuga batuje, havuga akenshi turi kubona ingo zipfa, barwana
ibintu umuntu atavugira aha ariko ukabona byatewe n'iki nta guca bugufi kwabayeho nta kuganira mu buryo butuje umwe abanza avuge undi amusubize kandi amusubize nk'uwawumvise aramusubiza n'ibyo umaze kuvuga ntabikurikize ntabishingireho gusubiza ahubwo akivugira ibye rero nayo ni impano bavandimwe impano ushobora kubaka urugo ushobora gukemura amakimbirane ushobora kwiberaho iwawe izi mpano zose uzifite uzi kuganira uzi kubana n'abantu gutanga inama nazo ni impano icya cumi muri za mpano mu mibanire n'abandi ni ukugarura amahoro ahari ikibazo guharanira ko ibibazo byagera gute byakemuka ibibazo abantu bafitanye amakimbirane ugaharanira ku buryo yagira gute yakemuka mbere yuko tujya ku zindi 10 za nyuma reka tubanze twumve hari icyo wakongeraho urakoze cyane rero tugeze ku mpano za nyuma arizo impano z'imyuga n'ibikorwa hari impano tumaze kubona impano zishingiye ku mibanire n'abandi impano zishingiye ku mubiri n'imikino hakaba impano z'ubuhanzi ndetse n'impano z'ubwenge n'ubumenyi noneho tugiye ku mpano z'imyuga n'ibikorwa impano ya mbere ni imyuga nyine impano ya mbere ni ukudoda cyangwa gukora imyenda kudoda uzi kudoda ushobora gukoresha imashini cyangwa se ugakoresha intoki ndetse cyangwa se kuboha imyenda bibaho fashion design ibyo byose iyo nayo ni impano ishobora kugufasha kwiteza imbere impano ya kabiri ni uguteka neza urateka ukumva biraryoshye ushobora kujya gutekera n'abandi bakumva biraryoshye rero no guteka ushobora kugira gute kubikoresha ugatekera abantu kandi bakaryoherwa impano ya kane ya gatatu ni ukubaza cyangwa kubaka cyangwa gukorera kubaza ubundi gukura mu mbaho kubaza cyangwa se kubaka ubwubatsi bushobora kujya guteka kubyarira amafaranga hakaza impano ya kane ariyo yo gusudira nabyo ni impano guteranya ibyuma urabikora kandi ubikunze bikakubyarira umusaruro impano ya gatanu ni ugutwara imodoka waba uzi gutwara imodoka impano iyi ni impano nayo nziza ushobora gukoresha ukajya kwiga amategeko y'umuhanda ukajya gutwara ndetse ukajya mu muhanda ugatwara impano ya gatandatu ni ugukora ubuhinzi cyangwa ubworozi korora ibintu biri gutanga amafaranga cyane korora amatungo ndetse no guhinga byose abanyarwanda benshi turarya ndetse abantu ku isi yose ntabwo badakenera kurya niba ari ubworozi n'ubuhinzi bikubyarira umusaruro kandi umusaruro ushimishije impano ya karindwi ni ukwita ku bituruka bidukikije kubyitaho kurinda gutera ibiti nabyo ni impano gutera ibiti kwirinda kwica inyamaswa ziri muri parike kwirinda kwirinda kwiba inka ya mugenzi wawe kwirinda gukonesha kwirinda kwangiza iby'abandi iyo nayo ni impano ibyo ngibyo binagufasha ushobora kubona n'akazi k'umusekirite ko kubirinda kuko uzi neza akamaro kabyo ushobora kuvuga uti inka ntabwo zirya ibyatsi ibi n'ibi wowe ukavuga uti wawu ibi byatsi ntabwo zibikunda ndabikora gutya so ibyo rero ni ibintu umuntu ashobora gukuramo amafaranga ni impano izi ngizi abenshi ntibanabizi ko ari impano ariko izi ni impano kwita ku bituruka ku bidukikije ikirere ukirinda gutema amashyamba ukirinda gucana ibintu byandi byangiza ikirere birirwa batubwira so ni impano nayo impano ya munani muri za mpano z'imyuga n'ibikorwa hariho gucunga umutungo bakontaho gucunga umutungo ibyo bagusigiye uko babiguhaye bakabisanga ko babiguhaye cyangwa se byanungutse niba ushinzwe kubyungura ukabibyaza umusaruro impano ya cyenda ni ugutegura ibirori mujyabona abantu badekora cyangwa se bakanavuga bati twebwe dutegura ubukwe nk'ubu ni kuba biruti ubukwe buzaba gutya amazina nayo bakagutegurira ubukwe
buriya ko tubona dote iki hari abantu babyihishe inyuma kandi babikoze neza banabyigiye babizi bazi gutegura ibirori protokole gutanga ijambo ushobora no kwivugira inka ibintu nk'ibyo ibyo byose ni ibintu ushobora kugutungira ubuzima kandi bivuye muri wowe nta hantu bigura ni ibintu biri muri wowe gutegura kuri utangira utegura muri salo ukubura ukoropa udekora neza intebe zigira neza ibyo byose biragukurikirana ukazashiduka urimo urita ku bantu kandi koko abantu bakaryoherwa no kuba ahantu wateguye kudekora bitanga amafaranga menshi cyane amatente ibiki udutambaro so ibyo byose bishobora gutuma utera imbere iya nyuma rero ni ugucuruza no gushishikariza abantu kugura ushobora gucuruza n'impano nziza abenshi bajya barayibeshyaho ko bayifite ariko ugasanga umuntu ntazi kuvuga neza ntazi kwakira umukiriya ntazi kubwira umukiriya neza ahubwo aramubwira ati genda usanga umuntu agusabye isukari ya 500 kandi utanga gukira ni 600 yagusabiye 500 ntuyimuhe ngo ntabwo dutangiye 500 ngo dutangiye 600 akajya ahandi ko yagusabye isukari ya 500 wayimuhaye ngo yango atari 700 ngo ntabwo ngo dupima ngo isukari ngo ya 700 ayo 500 aragucitse rero nibyo navugaga nawe ni impano no gutaka ibintu byawe ushobora gucuruza ibintu ariko utazi akamaro kabyo buri ukwiye kujya gucuruza nk'imineke uvuga uti iyi mineke ivura rubagimpande ivura iki iyi mineke iriye ungana neza n'uwo bashakanye gutya abantu bakagira ka karimi gakurura abakiriya so ni ibyo navugaga rero Imana ibaha umugisha